Phiyo, ni wowe? Phiyo cyane muzima. Phiyo kuki wadusize koko? Phiyo. 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 Koko nukuri, uriya ni musaza wawe? Cyane umuteka mutwe nuko ndi kumva ari kuvuga. IZERE ndagukunda urabizi kandi na mama ndamukumbuye ndetse nanjye ndamukumbuye cyane ariko sinshaka ko babona ko hano nababeshye ko ndi imfubyi mbabarire cyane pe. Oya ntago muzi. Phiyo ngo ngwiki? Phiyo ngo ngwiki? Ari shuwa ko atari musaza wawe? Oya ntago muzi. Phiyo ngo? Okay, gakwere sore iyo nzerereze. Baya nakubyo reka nze mbyikora. Phiyo ntago nzi. Phiyo ntago nzi. Ntabwo ndi kubabeshya n'ukuri kw'Imana. Bwa ni Phiyo n'ukuri kw'Imana. Phiyo ntago nzi. Phiyo ntago nzi. Phiyo. Phiyo. Phiona. Phiona. Phiyo. Phiyo. Phiona. Waramutse. Waramutse mama. IZERE yigeze aza? Oya ntabwo yigeze aza. Ntabwo yigeze aza. Ntabwo yaje? Ye baba mana yanjye kuko noneho mana none ndamenye uyu mwana ariye koko. Ye baba we Arine we. Ubizere kuko yaba yahuye n'abagizi ba nabi bakamugirira nabi koko. Mana we. Ayiwe n'ubundi narabivuze. Namubuje inshuro nyinshi kwirirwa yirukanka inyuma ya Phiona none ubusubu koko turamushakira yewe. Ese ubu yaba yahuye n'abagizi ba nabi koko mana bakamugirira nabi we. Ayiwe yari. Ayiwe. Oya. IZERE ni umuntu w'umugabo ariyita. Sibyo humura. Phiona. Phiyo. Phiona we.
Phiyo, Phiona, Phiona. Asimana, kiriya kijura kiri kuri gate mwajya mukakirukana. Niba igihe cyari kidutesha umutwe. Oya, ntabwo ari umujura. Nako icyo navugaga hari ikintu igeze ubona yiba koko yanini. Bro, ndakeka ko uriya musore atari umusazi cyangwa ngo abe yayobye, ko si umwana wo kuyobera ahantu hose. Ahubwo ndakeka hari impamvu, kandi iyo mpamvu yaba iri hano. Urabizi, nanjye niko mbibona, hari impamvu. Sheri, mbwiza ukuri kandi ntumbeshye. Niba kuko unkunda, uriya musore ni ahantu muziranye. Tell me the truth. Phiona. Yesu we, Zere, uri gukora iki hano kwa Shaffy? Ko mbona uri no kurira. Zere, wabaye iki? Hano urahazi. Ntabwo urahazi, ndagusabye bansabire bamfungurire, sibyo? Ngize abaye ikintu wabonyite kubona nagutabaye. Wimbwira ko ari cyo kintu naba nkwituye. Mbwira ikintu bagutwaye. Kugeza naho uri kurira. Reka mujanye nakubwiraga nabuze muranshakisha. Ngo iki? Phiona ari muhano namubonye. Wa mushiki wawe wabuze niwe Phiona? Muhano. Hana yanjye. Izere. Ari muhano namwibonye neza cyane. Sheri, watubwije ukuri koko? Ko icyo uriya musore akomeje kwita mushiki we? Watubwije ukuri? Ubu tubwije ukuri hari icyaha kirimo? Phiyo, rega numvugisha ukuri nta kintu uri bube. Just we vugisha ukuri umuntu amenye ukuri kwa nyako. Kandi urabizi neza iyo umuntu avugishije ukuri umutima ugenda ubohoka. Phiyo, uri umwana mwiza pe. Urabizi tubanye igihe. Ibintu byo kubeshya si wabishobora. Tunakuza ubunyangamugayo. Just we nuza kuvugisha ukuri nta muntu uri bubiguhora. Ndabizi ntari bube kwizima kuko ndamuzi kuva kera. Ntange buba kwizima. Izere uragira nkuri iki koko? Mana yanjye, nanjye ndagukumbuye n'ukuri. Gusa n'uriya musore nta hantu ari buze kujya pe. Gusa aranashoboye, ashoboye guhangana. Kurara utegereje umuntu utakwitayeho wakwihakanye? Oya, ntago namwihakanye. Wakoze iki? Nyine ni musaza wanjye. Ye? Izere. Phiona. Izere, ihangana, sibyo? Ndakora igishoboka cyose ari kumubona. Sibyo? Shaffy? Pasi? Kingura ni Paola. Banze kunkingura kuva kare. Kingura ndashaka ya Nick. Banze kumfungurira sinahere ngoma. Zere. Ihangana uramubona. Shaffy. Phiona we.
Nizere nizere arinzi karizere gahunda zanjye zose barazangije zirapfuye. Niba ikiri kuri kuvuga ngo bigiye kwangirika, rero uvuga ngo bigiye kwangirika niba ese ibintu wahereye kare uvuga ngo bigiye kwangirika ni ibiki? Ese ubundi nkubaze, iminsi yose umaze muri uriya rugo wari ukora iki? Wagira ngo hari ikintu ushakayo? Si we byihore ntabwo wabimenya. We ntabwo wabimenya, gusa tugende mu rugo we nawe muraza kubikemura. Ibiki se dukemura? Ubundi ni ikihe kibazo ufite? Tugende we. Ese ni ibiki uvuga ngo turi bukemure gena? Ni ibiki uri kuvuga ngo dukemure? Sha nyine ni ukwizere ngewe nkimara kumenya ko mama atari we wambyaye nise numva ndakaye cyane, noneho numva na mama wambyaye ngashaka kuntwara, mpita numva mama ndamwanze ndamurakariye, mpita bituma nyine ngenda, kandi nawe wanyumva. Ese Fiyo waramwanze, wumvisha umwanze uramurakara cyane ku buryo unibagirwa ko ari wakureze wagukujije koko? Erega ndakumva nyoko barakoze ibintu ndakumva pe, ariko urundi ruhande nta wamwumva. Urumva ko yari yabuze ahantu nyine yahera, no kubirumvikana neza ko umubyeyi wari wese ataba yumva neza ukuntu nyine yagura umwana ngo se wamubyaye. Ibyo nabyo rero nibyo byabaye kuri mama. Yari yabuze ahantu nyine yahera abikubwira ko wenda yumvaga turabashe kubyakira. Nese ngiye ko yabimbwiye akambwira ngo ntago tuvukana mu nda. Yego pe akibimbwiye nabyumvishe ndananda akazi numva nanjye ndamurakariye, ariko ntabwo byatinze. Mama muzi ko ari umubyeyi mwiza cyane, sibyo? Rero nawe rwose nkeka yuko utakaye murakariye cyane ku buryo ugenda ntunagaruka rwose, ntugaruka no kutureba. Sikuntu twagukumbe, so ngo nadukumbi. Naye njya mbakumbura, si rimwe si kabiri nyine nko kumbura nkumva nshaka no gutaha, kandi na mama naramubabariye burakari bwarashize, ahubwo haje kubaho ikibazo gituma nyine ntazi, bituma ninda gutaha. None se nakaye kibazo kabaye ni iki kintu cyakoze kigatuma mutagaruka kandi uro dukumbuye? Nkukuntu horoga ngenda ngushakisha noneho kujya kino gipangu cyanyu cyo hano nta kintu nyinshi cyane ngushaka, akorera igihe nkubone yaba nakubonye kera. Ndabyumva. Mbwira ni iki cyabiteye? Sha nyine nakundanye n'umusore, birangira haje n'ibindi nyine. Ibindi Yewe mu nta kindi kintu nkeneye sivyo. Ese ndakomeza mbinginga si imitungo ya papa. Ubundi si imitungo ya papa se yanjye. Ngiye mu mpinzu nta kindi kintu nkeneye. Nta n'ikindi mbasaba ubundi nshaka. Ariko Yannick mwana wanjye, urumva wihagije wishoye ku buryo bashaka kuba mu nzu ya wenyine? Shoye. Gusa ubundi uruharira n'umwana mushaka wiki. Nimba wumva yabyimbi yakuze yabaye umugabo wamureka akagenda akibana, nta bihanga biri mu nkono imwe. Sanzwe ndi umugabo muri urugo nawe azaba muri umugabo, ntabwo byashoboka. Inzira hari imeze neza mu hinzu agende yibana. Nimba wumva ko ari umugabo. Yannick mwana wanjye, ntabwo nanze kuguha inzu pe, ariko se mbwira, waba warateye inda simbimenye? Ngiye murumva rero nge ntawe umugabo muracyafitiye impuhwe mu mushaka kumbana namwe hano. Bravo yaje hano ngana gute? Ntitwamubonaga. Niyo nda rero uri kuvuga ngo nateye nta nayitira. Ese kwitera ari igitangaza kirimo? Icyo nshaka ndashaka inzu. Kandi imitungo ni ya papa. Urumva? Nta kindi nshaka, nta n'ikindi nkeneye mu mpinzi ngiye kwibana. Ahubwo ndagiye nta n'ikindi dukomeza kuganira. Musigare mu biganiro mwese. Ejo nzazi hano inzu yabonetse.
musaza wa Yannick barateye inda. Bro, bajya bavuga ngo never judge book by its cover. But now ndabibonye. Ninde wamenya yuko umwana mwiza nka Phiona yarabitse ibanga nk'iri muri ino nzu? Bireke bro. Ndi kwibaza ukuntu Phiona yaba yaramishe ko afite famille. Kandi dukundana. Ibaza. Ahubwo ngewe nanjye no gutekereza ko afite andi mabanga menshi. Gusa bro, gusitangira ugende gake. Ariko uze gushaka umwanya umwegera muganire. Wasanga gufungukiye umutima akakubwira byinshi utaruzi. Ariko nyine ntago mushinjije ni wenda. Gusa ahubwo reka twigire mu nzu. Wasanga wenda turi kubabangamira kandi bakeneye kuganira. Nanone. Yego. Iyi nzu ikomeje kunungura. Yuzuyemo amabanga menshi be. Ubundi kwibaza hasigaye ngo bangana gute atari yamenyekana. Izere wihangane kuba ndi kugutungura bityo pe bitewe n'ibyo uri kubona se cyangwa ibyo wumvishe. Ndabizi muri ugiye kuvuga ngo narahindutse pe, nanjye ni ukuri ndabibona ko nahindutse, nabaye umuntu mubi. Oya Fifi, ntabwo uri umuntu mubi. Ntuye kwishinja ngo uri umuntu mubi kabisa. Uko nyine ibingi byakubayeho ni ibintu byaba ku mukobwa ari we wese. Byagurira nyine uwo ari we wese. Kandi niko bigenda iyo uri mu rukundo tu. Iyo uri mu rukundo ukora ibintu nyine rugukoresha ibintu utatinya gukora utarurimo. Oya nta kuntu ibyo ngibyo rwose numva ko ari amakosa wakoze nyine tu. Ni ibintu bibaho tu kandi biba bigomba no kwakirwa. Rero nyine ntukomeze kumva cyangwa ukomeze wishinja muri we ko uri umuntu mubi wabaye umuntu mubi. Kuko kuri njyewe ntawe nkubona nk'umuntu mubi. Mu maso yanjye uracyari Fifi, umwe wa kera tukiri abana, umwe warizwaga nuko mfashe agashyimbo kamwe mu bigo bamurarije. Rero ko kikubona urabyibuka? Ndabyibuka. Agashyimbo kamwe. Usha uribuka ubu sibyo nabyara ukibyibuka koko? Ntabwo nabyibagirwa cyane uko nayo ngende kumbura birabihe pe. Uzi ko njyewe nibuka ubuzima bwa namuranye nawe kenshi kurusha uko nibuka ubwanjye ubwo bundi bwo ku ruhande nibahanyemo cyane n'abandi bantu. Kuko nyine wowe you are so special to me. Ahubwo Fifi rero reka ngende njye mu rugo ubwo naharaye rwose mama ngo bazi ko nanjye naturongeye uyangayitse cyane. Kangende ntumarekera guhangayika mubwiye ko nanakubonye atuze kandi uko wabinyemereye ejo nzaza kukureba tujyane mu rugo ubasuhuze. Nzaza nta kibazo pe. Kuko ko nari mu rugo yaje akakubura atarazi ko nagiye. Ugisha ukuri si ukubeshya nari mu rugo hamaze igihe. Uzi ko bitumye numva naza ahubwo nkarara. Nzaza kukureba rwose ariko ntago nzahatinda njyewe kuko nawe urabibona mfite impamvu ituma ngomba kuba ndara, sibyo? Ndabyumva, don't worry.
Fiyo. Ese Fiyo kuri utangiye ko ufite famiye? Ubu ntabwo ibintu bigiye kutwicira imipango yose dufite. Nubwo bazongera kwizera, ibintu byose wabeshye. Mbwira. ariko nk'iyuza wowe umbwira nabi ibi byose se wabiteye iyo ushaka undi mupangu utari ukubeshyera Shafi wangiza ukaza umbwira nabi nkaho njye ari ikosa mfite nye nta kosa mfite ibi byose niwe wabiteye hangane rero wirengera ingaruka nsigaye mbona Shafi ikintu cyose kubwiye ucyemera akaguhamagara madamu kitaba rwose ubyishimiye none mbabuzwa no kundiyamka ibiri kugukorakora nje batira umwana isundi wakihanganye kigiye kigiye kugera tukajya kwa mu nzu yacu